meze tuse muvandi meze neza gake bro. nisi kuba umuntu uba wihebye meze nk'umuntu ufite ibibazo ubundi biba biri gupfira ki mba nihebye ntabwo ari cyane ariko ni ngombwa ubona ko mfite n'agacagi nanjye kujya gucaginga agatelefone umpamagara umuntu ariko nawe byakuba kuko mba ntekereza ukuntu njyewe nkora nkashyiramo imbaraga ariko sintera imbere nkabona abagenzi impamvu mbona abagenzi banjye bagakora kandi batandusha gukora mbona baratera imbere nkumva birambabaje cyane nanatekereza n'imbaraga nshyiramo nkumva ni ibintu bingoye cyane kandi batera imbere kandi batandusha gukora wowe ntabwo byakubabaza se byumva ariko nyine hari ikibazo kiba kiri kubitera muri wowe nyine ukuntu umeze nyine hari uburyo hari ikibazo kiri hadi muri wowe nyine ni iyihe mpamvu y'ibitera n'inshuti yanjye ikibazo ntabwo cyabura kandi nk'umuntu w'inshuti yanjye nta kintu naguhisha ndabizi ukunda kunganiriza kenshi cyane kandi bakubwira ibibazo byanjye ntabwo ikibazo cyabura rero kubw'iyo mpamvu kuko nawe ntabwo byakunezeza mfite n'ibibazo bihe se none inshuti yawe nagerageje no kwinjira mu bintu by'urukundo binarangira banankatiye barakukatiye se nibyo bituma nyine umera gutyo byiyongera no kuri ibyo bibazo byo gukora sintera imbere kandi abandi banatera imbere urumva ntabwo byabura mu mutwe ako bro we waba umwana bro tubona gutya nyine ubona tumeze gutya nyine hari ibindi bituma dukora ubwacu bitwinjiza amafaranga pe kandi iyo diro wayikora ndabizi ukora akahe kazi ni uko nyine wowe wagiye mu bintu by'ubukristo uvuga uti wenda ntabwo wakora ko njyewe nihura n'abantu b'abamama wa female nyine njyewe nikora akazi k'ubupfubuzi ngo ubupfubuzi nibyo mu mafaranga nyine ukabona meze gutya nta bibazo na stress akaba ari byo biguha amafaranga nshuti yanjye shaka reka nkubwire biragoye nubwo nkora sintera imbere mwebwe mukaba muratera imbere kumva ko bigoye ariko ubyemeye wabikora kandi biguha amafaranga ukeneye amafaranga ufura kugira ngo ndabyumva amafaranga wayabona ariko se ko mbizi neza ko wasenze Imana nta cyabura ugira ngo njye sinzatera imbere ako niko kazi warize kundangira ibyo bintu igihe nkubwa ntafitemo experience yo kuba mvuga ngo amafaranga yose wayabona ariko mana we urabizi urushiye yanjye sibyo akazi ngiye nkora k'amafaranga kandi ibibazo ufite bigusaba amafaranga bityo rero we wazanga kujeninga muri iyo groupe n'uko n'amafaranga urumva ushaka kungira inama n'icyifuzo cy'uko wandangira akazi nanjye ko kwinjira mu kazi ko kujya gupfubura abapfakazi ushaka amafaranga bro ndumva ariko amafaranga kandi nyine ariko reka nkubwire ntacyo ndaza kubitekerezaho nzaguha igisubizo kuko akazi undangiye ndakumvisha izo nama ndazumvisha kujya gushaka abapfakazi nta guhuza n'abantu wasenze se Imana buri ki urumva wowe witekereza ku bintu nkubwira wowe fata decision uvuga ati sibyo ndabyumva uri inshuti yanjye akazi undangiye ndakumvishije umbwiye ko impamvu mutera imbere kandi ukaba ufite amafaranga kuko njye ntayo mfite ahari ukujya mu bapfakazi ukajya gupfubura ukumva ko nanjye ariko byagiye amafaranga nsenga Imana inshuti yanjye nsenga Imana kandi izampa amafaranga kandi mu minsi mike uzarumva byo nibazo ndahita aba telefone ndumva baguhamagaye kugira ngo maze amahoro atahe kazi kabonetse inshuti yanjye uragenda kubona Mr. Baby meze neza wowe meze ute nari baby ngo mukira akazi kahise mukunzi yego ushaka umuntu binoza fresh warundangiye akazi ko kuba hari umuntu ushaka ko mbinoza noneho hari mushiti wanjye turi kumwe nawe nyine yashaka kuba nyine yabona ku kazi ko kuba hari umuntu yanageza kandi abizi neza ko yabikora uwo muntu atanga amafaranga afatika
sure okay reka nze muciringe nawe Jane wowe uhita umariye kina nimero y'uwo muntu ushaka akazi then data mbahuza atangira akazi kuko ndabizi neza ko yagapfa so where do address hano bahurira Jane cyenda bijyamo okay yeah sawa baby thank you kanzi nari ibindi kurikirana sawa nagomba gukora kumva ko akazi kabonetse nibyo navuga ngo ibintu nkora haba amafaranga ubu nk'aka kazi bari bamagaye okay ntacyo nabyumvishije hanyuma umuntu ugiye kumuza naherereye we bakwiye kuba address we bagiye kuba address dere noneho we muri buhure n'uwo muntu umva ko wikwira kuvunika uwo muntu umuye n'imirange ngiye nyihamagarire nabyumvisha akazi n'icyo ashaka okay nabyumvise nabyakiriye utiye gukorana okay nabyakiriye hanyuma wende turubivugane hanyuma ubwo azakubwira uko byagenze wendeye kumuha address yawe muhuze muganire ucinige gakinuzana ibijyanye by'uburokore bwawe ntaribi aho ubwakira wowe urakoze cyane ibintu bikore ndabikurikirana cyane umeze neza nanjye meze neza muganya nanimandagana n'umuntu bita Claude inshuti yanjye turi kuvuga ku bintu by'akazi n'iki birangira amuje n'umuntu ariko ndabona ari wowe ntabwo naba nibeshye hanyuma ni wowe yambwiye se ufite gahunda ufite gahunda gahunda ndayifite ahubwo nsobanurira neza meze bite mbese ko mbone kujya kuri mese tubanze tuvugane ariko ahubwo ndeba ni murihuta cyane Claude yambwiye ambwira akazi mukora ambwira ikintu gituma amafaranga aboneka nanjye ambwira ati va mu bwigunge bw'ubukene ufite hanyuma mpite nkwereka akazi kaguha amafaranga nibwo byabaye ngombwa mpuza nawe namubwira ni wowe noneho Claude uba ugiye ubwira uwo muntu aze kuza kundeba tuvugane none rero ko waruje kari akazi itonde genda gakeya kari akazi itonde tubanze tuganire nta kibazo gihari icyo urashaka turagikemura kandi nanjye nditeguye hanyuma kari akazi yambwiye ko muba mugomba gukemura ibibazo kandi twe tugomba kubikemura hanyuma se niwe nizimba mu magambo menshi ubundi nk'ikibazo muba mufite tugomba kubakemura n'iki uretse niba ari keya urazihabwa umva twe gutinda mu bintu byinshi hanyuma rero buriya biranakubwiraga wava muri ibyo ngibyo byo kuryama kugira ngo ubone amafaranga reka nkubaze ubundi waba wakubwiye akazi neza uri buze gukora cyangwa akazi bakambwiye ko mbona wagira ngo waje kubwiriza mu kabari yewe mfite Yesu nakire Yesu umwami n'umukiza oya umva ndabona nta gahunda yawe pe umuntu wakumaye nawe ndabona nta gahunda afite pe ushatse kunuga nese ubwo akazi njyewe nashakaga gutanga bari bakagusobanurira ase Claude ibi nk'ibintu wankoreye ni ibiki nese mani nk'iyo wifashe ukanyoherereza pasiteri muzima nimba ari ikiremba nimba afite ikihe kibazo igihe nicyo ntazi neza wansobanurira umva nkubwire uyu si umuntu arutwa noneho nuriya nari nsanzwe mfite ahubwo icyaba cyiza nese baby reka nkubaze rwaretse iyi kama nayo tukayishyira ku ruhande ko mbona itaramenya akazi none ukambwira ahantu uherereye baby njyewe nta kibazo umbwira amafaranga nyine ushaka ngenda nitegera ngo usange ahantu uherereye pe yo
gusa nizere ko uri bunkure mu gahinda iyi mbwa inteje kubona umuntu ngiye turahura akaza kumbwira ibintu byo muri Bibiliya ngenda umurokore namusabye kumbwira isi ijambo ry'Imana. Okay baby, I trust you. Ngaho basi mbwira ko ibyo ngusabye uri bubinkorere ukandindikama nayo. Okay, thanks. I love you. Ijambo ry'Imana ramwe ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Shaje ugabanya ubujajwa aho Ariko ngaho va muri ibyo wakire n'ubudashima. Ba muri ibyo wakire. Wenda kubwira ikibazo mfite warangiza kumbwiriza iby'ijambo ry'Imana. Reka va. Ahubwo Imana ikugenda imbere. Wegenda. Murakoze cyane. Yesu akugenderere. Kubwizo mpamvu reka amaguruka nanjye njye gusenga. Njye gusenga Imana ibagirire neza ibakure muri ubwo buraya n'ubusambanyi. Mbega Daniel ngaransibye ngo ngiye muhe pasi y'akazi arangiza nsebye ntabwo bishoboka. Okay, narebere kaze ngiye nikorera akazi tu ngomba kwikorera akazi kubi no kubwiza kuko ubona haye akazi byamunaniye nze nkikoreye nta kibazo. Ariko rero nubwo Daniela namwiraseho kuriya ariko afite urukundo kandi n'urukundo rwa nyarwo. Yambwije ukuri kose ariko nabyumvishe. Kugira ngo niruke mu nkundo z'abasore b'iki gihe reka nze muhamagare nyemerere mbwire ko nahindutse kandi niteguye nanjye kumukunda. Halo? Umeze ute? Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza. None se ko nagushakaga ubu nje kukureba aka kanya nakubona? Aka kanya nibwo nagushakaga. Ndagushaka, hari ikintu nshaka kukubwira kandi ni ikintu gikomeye. Nyemereye wareka nkaza ukabyumva. Ubu aka kanya ndaje, ahubwo se urahari? Okay, sawa, urakoze cyane. Kamite ngenda kuva nyemereye ko ahari, nta nubwo nsubira mu nzu, ntabwo nasubiramo, namaze kwitegura mfite njya kumureba. Nta kibazo, reka mutegereza aze ngiye mukorera akazi kandi narabyemeye. Nimeze biteze ukoze umva nari ngukumbuye. Baby, Nimeze biteze meze neza cyane. Shanze nyine hano we nari ngukumbuye cyane. Ntabwo birenzwe nari ngukumbuye njyewe. ariko nyine hari umuntu arwaye ntabwo yakugize. Cyakoze mu buzima pe, wambabaje kandi ni ubwa mbere bikoze. Calm down, ndabyumva, ariko njyewe ndi hano kugira ngo nkuvure ikibazo ufite. Ase basi mbarambwizwe tuteretse blague babikoreye iki basi? Urumva nyine yifuje nyine kuba yakora nkanjye, sibyo? Ndamura ndavuga ati ashobora kubikora, muha akazi. Unyoherereza kamanayi nkiriya none amprise pasiteri muzima. Calm down, ntabwo nari mbizi. Umuntu wohereza mu kabari akaza kuganira nta n'ikintu cyo kumwagaza. Ntabwo nari kubira ibintu bikora, sibyo? Ariko don't worry, we ndahari, sibyo? Ndi kuba
nakavura ikibazo cyose bibi urabizi ko mukunda manche ndabizi nanjye babe ndaza gutuma wishima but trust me siranyizera gasani mbega umugabo shira si umuntu wanyohereje babe okay basi reka tube twagenda nyine basi nizere kuri bunyibagiza agahinda kose nagize se kuri kiriya mugigenda imoka gusa nta kindi ikora trust me jewe nyine ya reka tugende tujye dukora nkuko subiza isi wawe noneho no kwemeza suzi ko naguha agasenkane uyu munsi ndaguhisha sure ariko nyine ubinkoreye neza birenze uko byari bimeze uri kumva ndabikora ahubwo tugenda amasaha nabona kuze tugende deni umva icyo kunywa icyo kurya byose ubimbaza pe I love you mudatera indi ntambwe atameneka amaraso ndapfuye none atameneka amaraso vuze nguki shubara nicyo none utera indi ntambwe Sheri ni bro wanje w'ibiki Jesus Christ ase wamba bari ukanyumva ndavuze nicaraho basi babarira wicire ndazi kugusobanurira nyuma tu ndazi kugusobanurira shuye ni bro wanje w'ibiki nambara ibi birakarira basigaye banyitimbwa kubera wowe umva bro umva we bro we ceceka uyu ni bro wanje ceceka basigaye banyitimbwa kubera uyu mushenzi sheri uyu ni bro wanje hasi ecara hasi ngewe mu rugo rwanjye urumva naradwubatse urumva kugira ngo ahangaha byarangwa we muceceka asi sheri wanyumvishije uyu ni bro wanje ecara hasi narifashe generasiyo yose ndayikora ndakwinginze mbabarira unyumve basi ibyo bwari mwereka mwinginze oyo niwe usigaye usuzuguza ngewe mu rugo iwanjye ukanyitima sheri basi mbabarira ndakwinginze basi wikubita musasa wanjye se wanyumvishije mvuze ngo iki we icara hasi umva mu rugo iwanjye ngo ndimbwa ngo sishishoboye akazi ko mu buri isuve kamambiri bodaboda byose ndakumenyera fondoti ni njyewe we bro wowe gukina ku mugore w'umuntu gukina ku mugore w'umuntu bro umva nkubwire fondoti ni njyewe amavuta yo kwisiga ni njyewe urumva isuve na kamambiri ni njyewe ukina ku mugore w'umuntu njyewe nkumena amaraso njyewe icara hasi icara hariya umugore wanjye bro njyewe kankubwire njyewe narwanye n'intare ndayikubita ndayica urumva uragira ngo ugereka ku ntare njyewe we bro sheri wanyumvishije ko gukambabarira sheri basi reka twicare ngusobanurire mbabwire uyu ni musaza wanjye w'ibirakariramo guhera uyu munsi wowe fondoti sheri wambabariye we bro basi gerageza umva bro umva nkubwire tuzabisubiramo ubutaha ntuzongere njyewe kugera iwanjye ntuzongere kugera iwanjye yewe nawe nkubita Emery umeze ute meze neza ndashima Imana urashima Imana nawe umeze neza nanjye urabona ko meze neza nta kibazo siko numva utuye muri karitsiye isakuza karitsiye se abo ngabo ni abaturage bari mu bintu by'imanza zabo abo ngabo nta kibazo so gusa nongeye kwishima kuba nongeye kukubona muhawe ikaze ndishimye cyane nanjye kongera kukubona urishimye cyane ubushize nari
nakweretse ko usuzuguye umbabarire. Narongera ndatekereza neza, mbitekereza ndavuga ati buriya umuntu utisubiraho ngo asabe n'imbabazi aba ari urugwari. Ndavuga ati reka ntere intambwe nze nkusabe imbabazi kandi nkubwire ko nta kidashoboka, nubwo byagenze kuriya kose uzi umbabarire. Emery, nuko wabitekereje? Narabitekereje kandi nsanga ntabwo bikwiye ko ni nko guhubuka bibaho mu buzima. Ndishimye cyane, ndanezerewe kandi warakoze kuba waratekereje yuko kuba byaragenze kuri ugasa nk'unesha agaciro umukaba umuhaye agaciro. Ndagushimiye cyane kandi ni ukuri ndagukunda, nubwo byagenze kuri ariko wongere wumve ko umutima ugarutse, wumve ko nanjye mukunda kandi humura, ni ukuri urukundo rurahari, nanjye kandi ndacyarufite, ntawe rwagiye. Gusa kuba umwuka wera kumanukiye ukongera kumva yuko nakuhera umukunzi, ndumva nishimye cyane. Byiza cyane, ariko nizere yuko nta zindi ngingimira cyangwa izindi ngaruka zizongera kuba. Oya, ubu umeze neza kandi nanjye ndagusezeranya ntazongera kuguhemukira ndetse ntazongera no kukubabaza. Ya mpano naguhaye uracyayifite? Cyayifite. Byiza cyane kandi ndaragushimira, warakoze cyane. Iriya izatuma nakwibagirwa ubuzima bwanjye bwose, tuzaba turi kumwe. urakoze cyane. Okay, nk'uko nahoze mbikubwira, numva nishimye cyane ko wongeye ugaruka mu buzima bwanjye ukama ikaze. Emery, ni ukuri nanjye urukundo ndacyarufite. Ndagushimiye cyane kandi murakoze cyane. nari nzi ko nzasanga wenda warababaye, kuko kugira ngo igikomere ujye kubyakira biba ari ibintu bigoye, ariko ndagushimiye ko ngiye kunyakira. Yo mana, akira n'ukuri, urakoze cyane, maze Imana ikomeze umugisha. Kandi ni ukuri urukundo wumva rwakugarutsemo, nanjye uracyandimo. Gusa ndabizi neza yuko Imana yongeye kuduhuza, ibyo bifuza byose izabiduha kandi nanjye izabinshoboza. Ndagushimiye cyane, Biranejeje, ndumva umutima wanjye unyuze. Ariko mana, Imana ijya yumva gusenga, ni ukuri ndumva nishimye cyane kandi ndumva nezerewe. ndagushimiye cyane bwongeye kunyakira. Ndagusezeranya ko ntazigera nongera kukubabaza, kugira ngo ubyemere nanabiguhamirize. Ejo ababyeyi bafite konje ntabwo bazakora, nagira ngo umfashe uzaze mbakwereke. Icyo kizaba ari ikimenyetso kikwemeza ko icyanzanye uyu munsi nagikuye ku mutima wanjye. Ariko mana sheri, ni ukuri pe, ni ukuri numva nezerewe kandi numva umutima unyuze. Reka rero ngende mu rugo, nasize nta mukobwa dufite, yagiye iwabo. Ubu ni njye wari urimo mbafasha gukora imirimo, ubwo ngubwo naheje, nizere ko uzaza. Ariko mana we, ndanezerewe cyane kuba nongeye kubona umukunzi wanjye yari yarankatiye. Imana igira amaboko, ariko biriya nari narabibwiwe kandi maje kubona ko Imana bigenje neza. Gusa mana, ndagushimiye